Ndabashuje abakunzi ba Authentic Christendom TV. Imana y'amahoro ibane namwe. Uyu munsi ni tariki 7 z'ukwa kane 2025. Ndi hano rero i Texas ni Dr. Symphorien nk'uko bisanzwe. Turi mu gihe cyo kwibuka ndi mu bagitangira ku itariki 6 kuko numva ko ari byo ndumva ko ari byo bifite igisobanuro cyumvikana. Donc nifatanyije n'abari kwibuka kuva ejo tariki 6 z'ukwa kane, kuko nemera ko iyo inkotanyi zitica Habyarimana nta jenoside yari kuba. Ntabwo ari ngombwa kujya muri detaye ngo umuntu ajye impaka n'abagizi ba nabi bavuga ko mu ndege nta cyarimo, ariko ibyabaye uko byagenze kose, iyo batarasa indege ya Habyarimana nta jenoside yari kuba. Niyo mpamvu nifatanya n'abatangira kwibuka ku itariki ya 6, kandi uyu munsi nabwo nifatanije nyine n'abacikacumu b'abatutsi, bihanganisha abibuka by'ukuri, ariko ababikoresha mu buryo bwa politiki, kugira ngo bazingitiranye amakuru, kugira ngo babuze abandi kwibuka, kugira ngo babuze abandi amahwemo, kugira ngo bibe ibyo guhesha umugati, ibyo gushyira umugati ku meza y'inkotanyi ubuziraherezo. Ibyo ntabwo bishyigikiye. Mukomere rero abari kwibuka by'ukuri, kandi mwihangane mwese babuze abanyu, haba mu Bahutu no mu Batutsi. Nk'uko rero mubizi, iyi channel Authentic Christendom TV ivuga ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki n'itekinika ry'amadini. Nkaba numva ko jenoside itajemo itekinika yumvikana ko yatangijwe n'iraswa ry'indege ya Habyarimana. Iyo ataraswa ntabwo jenoside iba yarabayeho. Hamwe n'ibyo kandi uyu munsi ntabwo nyine ndi butinde mu byo kwibuka, kuko n'ubundi kwibuka bigaragara ko ari ugushyira umugati ku meza y'inkotanyi, kandi arizo zateje ibi byose. Ahubwo ni igihe cyo kudaheranwa nyine n'iki kinyoma. Ni igihe cyo kudaceceka imbere y'abimitse ikinyoma, kugira ngo bakomeze bayogoze akarere dukomokamo. Kubw'iyo mpamvu uyu munsi ndagira ngo dusesengure ku kiganiro cya Thierry Murangira aherutse kumvikana yibasira ibyamamare bitabafasha kwamagana impirimbanyi za demokarasi kuri social media. Reka yenda mbumvishe ayo majwi ya Thierry, hanyuma turakomeza. Hatagira bavuga yenda ngo namuhimbiye cyangwa namutamitse amagambo. Reka nze mbereke iyo video ya Murangira, hanyuma dukomeze. Ntabwo ugomba kuvuga ngo uri enjoyinga opportunities z'iki gihugu kubera ko hari abakivunikiye. Nihagera igihe cyo guhangana n'ikibi, ubwa bwamamare bwawe ubuhishe n'ubugwari. Ubu ngubu ngira ngo imbuga nkoranyambaga urabona ko hari abantu bamwe bacecetse, bafite platform ngo miliyoni barenga. Wumva abantu birirwa bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside bituruka muri ibi bihugu duturanye, wowe ugaceceka kandi ufitemo abafana. Mwayumvise rero amajwi ya Murangira Thierry.
aho yibasiye ibyamamare byo bifite za platforms zifite abantu benshi bazikurikira ariko bakaba badafatanya n'inkotanyi mu guhungeta abamagana ubugome bw'inkotanyi. Rero nkibaza ntese ni iki cyatumye Murangira Thierry ahatira abakada kunywera whisky mu cyansi? Ni iki cyahahamuye? Ni iki cyahahamuye Thierry Murangira gituma ahatira abakada kunywera whisky mu gicuba cyangwa mu cyansi? Video rero nyine mumaze kuyibona, niyo nyine ndi kwibaza ni iki cyatumye avuga ariya magambo. Hari akantu bita ego kaba mu bwonko gakora nk'umunzani upima ukuri kandi kakayobora umuntu mu mahitamo ibyo agomba kwitaho kuruta ibindi. Iyo aka kantu kitwa ego kemeje umuntu guhitamo ko atabaho ubutegetsi buriho buhirimye kandi abibona ko bunaniwe, biba byerekana ko ubwonko n'umutima by'uwo muntu bititeguye kwakira impinduka zimusaba guhinduka mu mitekerereze no mu by'umwuka ku bemera Imana. Ibi biterwa no gushaka gusigasira umutekano w'umuntu cyangwa w'agatsiko, bigatuma umuntu nka Thierry Murangira atagirira icyizere impinduramitegekere. Ndimo gusesengura icyateye Murangira kuvuga ariya magambo. Tugendeye ku bumenyamuntu cyangwa se psychology, cognitive dissonance theory yerekana ko iyo abantu bidodeyeho ingengabitekerezo y'uburiganya bagira ihungabana iyo babona ibimenyetso ko indodo zifashe ingengabitekerezo yabo ziri gucikagurika. Ibi bituma ubwonko cyangwa se akantu kitwa ego buva mu gitereko bugahatira ibintu kuguma uko bisanzwe, kabone n'iyo impinduka yaba igamije kuzana ibyiza birenzeho. Gukomanga kw'impinduka idafitiwe icyizere n'abakada b'ingoma mpotozi bizamura ihahamuka maze mu mutwe bikajagura. Ndabibutsa ko ndi kwibaza, ndi gusesengura icyatumye Murangira avuga ariya magambo. Mu buryo sosiyale hari ikintu bita group think, donc imitekerereze y'agatsiko runaka. Agatsiko runaka kifuza gukomeza umurongo ngenderwaho cyangwa se ingengabitekerezo bakoreraho kubera ko kishyizemo ko undi murongo ngenderwaho mushya wazateza akajagari igihe watuma amafuti yabo ajya ahagaragara. Iyo bimeze gutya, n'iyo agatsiko kabona ko ingoma yako inaniwe, barabyirengagiza bagakomeza kuyidoderaho mu kurwanya impinduka ikenewe n'abaturage bose kandi benshi. Dore ibimenyetso biranga abidodeyeho ingoma y'igitugu. Icya mbere, ubwoba bwinshi. Impinduramitegekere ihabanye n'ibyo bishyizemo ibatoba ubwonko bwamenyereye kwikubira, bigatuma barwanya impinduka ubwonko bwabo budashyikira. Ingingo ya kabiri, guturiza muri kamenyero. Niyo sisiteme yaba ari iy'agahiri n'agahinda, byorohera abayidodeyeho kuyigumamo, kuko agahiri n'agahinda k'iyo sisiteme niyo mahoro yabo kuruta ibyiza byazanwa n'impinduka. Ingingo ya gatatu, kunanirwa kwigenzura. Umuntu cyangwa agatsiko bidodeyeho ubutegetsi bw'igitugu birabagora kwisuzuma ngo bamenye amafuti yabo n'aho ubushobozi bwabo bugarukira. Abanze gutwitinga cyangwa se guhangana n'abandi kuri social media nk'uko Murangira abitaka, ni ukuvuga ko bamenye
cyangwa se bateye imboni aho ubushobozi bw'inkotanyi bugarukira muri iyi minsi, cyane cyane nyuma y'aho generali w'umukukuruke afatiwe ibihano. Uyu mujenerali w'umukukuruke Idamange yamusabye kuvana igihugu mu Rwabayanga biramunanira. Ingingo ya 4: ubwibone no kwikunda. Iyo ubwonko buziritse ku bwoko, impinduramitegekere ifatwa nko gutesha ubwoko agaciro, kabone n'iyo impinduramitegekere yazana ibyiza birenze ibiriho uyu munsi. Ingingo ya 5: ubugwingire mu bitekerezo no mu by'umwuka. Ubwonko bwanze impinduka bugumisha ibintu uko byahoze, bikagwingiza umuntu cyangwa umuryango wose. Reka tugaruke ku bikuri mu by'umwuka. Igikuri mu mwuka kinywera wisiki mu gicuba. Igikuri mu mwuka kinywera wisiki mu cyansi. Reka dusome ijambo ry'Imana rivuga ku bikuri mu by'umwuka. Ibyo biri muri Luka ibice 5 umurongo wa 33 kugeza 39. Haranditse ngo, yungamo, uwo ni Yesu, yungamo abaha ikigereranyo ati: ntawe ukata ikiremo ku mwenda mushya ngo agitere mu mwenda ushaje. Uwabikora yaba aciye uwo mwenda mushya, kandi rero icyo kiremo gishya nticyagendana na wa wundi ushaje. Nta n'usuka inzoga y'umubira mu mpago z'impu zishaje. Uwabikora igihe iyo nzoga ibira yaturitsa impago igasandara, impago nazo zikangirika. Ahubwo inzoga y'umubira igomba gusukwa mu mpago zikiri nshya. Ikindi kandi, umuntu wese unyoye inzoga ihoze ntiyifuza kunywa iy'umubira, kuko agira ati ihoze niyo nziza. Kuko ego, ka kantu navuze ka mu bwonko katuma kagenzura amahitamo n'imikorere y'abantu ku bintu bifuza gusa. Kuko ego ifatwa nk'ubwibone mu iyobokamana, ubwo bwibone iyo burwanije impinduka ikenewe bifatwa nko kuba igikuri mu by'umwuka. Kuko kurwanya impinduka ikenewe bifunga imiyoboro y'umwuka wera, bikagwingiza kwaguka mu buryo bw'umwuka. Abagwingiye gutya rero ntibamenya gusoma ibihe, maze babahereza wisiki bagashaka kuyinywera mu cyansi cyangwa mu gicuba, kuko ari byo bamenyereye. Ni nko gukata ikiremo cy'umwenda mushya ukagitera mu mwenda ushaje, ukibeshya ko umwenda ubaye mushyashya. Ni nko kunywera wisiki mu cyansi ngo kugira ngo uhime abacuruza ibirahure. Muri make, ubutumwa bwa Thierry Murangira burerekana incompatibilité iri hagati y'ingengabitekerezo ishaje y'inkotanyi n'ingengabitekerezo abanyarwanda bifuza uyu munsi. Niyo mpamvu batagitwitinga ku rugero Murangira yifuza, kuko bashaka impinduka ihabanye n'iyo bo batekereza. Nibyo bita incompatibilité. Reka wenda ngasubiremo aka ngaka. Muri make, ubutumwa bwa Thierry Murangira burerekana incompatibilité, ni ukuvuga ko buhabanye n'ingengabitekerezo, donc burerekana guhabana kuri hagati n'ingengabitekerezo ishaje y'inkotanyi n'ibyo abanyarwanda uyu munsi bifuza. Niyo mpamvu batagitwitinga ku rugero Murangira yifuza. Abanza kwijandika mu buhezanguni n'urugomo bya FPR inkotanyi ku mbuga nkoranyambaga byagombye kubera aba banze kwijandika mu buhezanguni n'urugomo bya FPR inkotanyi ku mbuga nkoranyambaga
byagombye kubera Murangira Thierry isomo ko hakenewe radical change, impinduka yuzuye mu gihugu. Hakenewe ikanzu nshya na whisky nshya igomba kunywerebwa mu kirahure gishya, apana mu gicuba, apana mu cyansi. Kutabona ko hakenewe iyi mpinduka abaturage bashyigikiye ni ikimenyetso ko Murangira Thierry n'agatsiko akorera ari bikuri mu by'umwuka wera. Yagize ati bafite amaso ariko ntibabona, bafite amatwi ariko ntibumva. Mu by'ukuri iyo amaso y'umwuka yahumye, amatwi nayo akaziba, amatwi y'umwuka nayo akaziba, ay'umubiri ntacyo aba akimaze. Nubwo umuntu afata whisky, nibwo umuntu nka Thierry Murangira afata whisky akayinywera mu cyansi cyangwa mu gicuba. Bakunzi bene data, irya isesengura rigufiya nakoze kuri aya magambo ya Thierry Murangira ahamagarira yibasira ibyamamare ko ntacyo biri kubafasha mu guhungitana kuri social media. Ngiye nta gahunda ya polemics ndimo yo kwibasira abantu, nubwo bibasira abandi nta nubwo muzi daher, ariko ibyo yavuze biri kuri social media, biri kuri public. Nkaba numva rero ko ni uburenganzira bw'abantu kubikoraho ubusesenguzi. Nubwo ubusesenguzi nashoboye gukora kugira ngo bimufashe gufungura imiyoboro y'umwuka wera muri we, kuko byamufasha kuko bigaragara nyine ko afite impungenge, afite kwiheba, afite uburakari, bitewe n'uko umwuka wera ntaho yinjirira muri we ngo amwereke ko hakenewe impinduka. Akaba ariyo mpamvu nyine abo bantu yibasira batagitwitinga, kuko bamaze kubona ko hari aho ubushobozi bw'inkotanyi bugarukira, hari igikenewe guhinduka, niyo mpamvu batagitwitinga. Icyo nicyo nasabaga Murangira kugira ngo atekerezeho, kandi niyo editorial yiyicana, ni ugukebura abanyepolitiki ndetse n'abanyamadini, ntabwo ari polemique nk'uko bo ari byo bahoramo. Nuko rero bakunzi ba Authentic Christendom, mugire amahoro y'Imana muri iki gihe cyo kwibuka. Mwibuke mwiyubaka, ariko kandi ntimuheranwe no kwibuka ibishyira umugati ku meza y'inkotanyi, kandi arizo zakoze aya mahano nyine kugira ngo zibone uwo mugati uri ku meza yabo, hanyuma abandi bagatungwa n'ibivumikira by'imigati munsi y'ameza, cyangwa ntibanashobore no kubibona. Imana y'amahoro ibane namwe. Muri iyi minsi twumvise inkuru intumwa spesiyale zihariye za perezida wa Amerika zaje mu karere, ariko ku mugani wa Ndayishimiye zaburiwe irengero. Tuziheruka muri Congo, ntabwo twamenye uko byagenze, uko byarangiye, niba baragarutse, niba bageze he. Nabyo ni ikintu giteye kwibaza, ese mbere yo kuva muri Congo baba bararengeye hehe? Nabyo ni ikintu kigaragaza ko nyine ingoma ya Thierry Murangira yavuye kuri 6, kuko niba baragiyeyo bakabihisha ni uko babwiye ibintu batishimiye, cyangwa se niba bataragerayo nabyo urumva ni ikindi kibazo. Ntabwo ariyo ingingo y'umunsi nyamukuru. Ingingo nyamukuru kwari gusesengura ijambo nyine, ubutumwa bwa Murangira bwo kwibasira abantu batamufasha, kwibasira abandi ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo rero mukomeze mugire ibihe byiza. Imana y'amahoro ikomeze kubarinda abakunzi ba Authentic Christendom TV.